bundi umuntu watekereje kuzana ipaswari yitwa Tarebu hano ngaha ninde umuntu bita Tarebu nibyo mbabwira bundi ni gute umuntu azana umutoza afite abantu benshi mwaragakase muragapostinga cyane mu bivugaho kenshi aho nanjye ndagira ngo mbabaze abatoza bajya imyaka 5 ari babiri bonyine abatoza bajya imyaka 5 ubundi bazatoza gute Nuza Anta yaravuze ngo ikipe ifite abatoza babiri bajya imyaka 4 muramuseka njewe none ubanza ari ni 6 ahubwo abatoza umwe afite 70 uri afite 70 bajyamye 4 guki 5 bundi abo batoza none uwo fitness ngafite 75 ariko Tarebu wamushinja iki Tarebu ufite ibikombe 3 byose ntago uri kubona ko ikipe ya Pera ahubwo ishobora kuba yaratinye kuzagera muri Super Cup igatsindwa kuko yanavuye muri Sekafa Kagame Cup nabi kuko yabonye ukuntu Reyo yitwaye muri Sekafa iravuga ati Reyo inobye makana ikantwara Super Cup yaranatwaye Sekafa Kagame Cup nago nabakira uyu mwaka baba bandi hejuru cyane nicyo kintu mbona yuko gishobora kuba cyarabiteye iki ubwo ku ruhande rwawe wori kumva APR irimbirahunga Reyo uwahoza ari umukinyi Kimenyi Yive na Muyango ngo barimo baratandukana bimeze gute nuko ngo nkamwe abantu baba muri showbiz wenda rimwe mushobora kundusha ibintu bigiye bifite akagufu muri ibyo bintu ariko ngiye ukuntu mbyumva Muyango buriya hari igihe umuntu aba yarashakaye n'umuntu ataragira ubwamamare nk'ubwo afite ubu yabona ukuntu ari kwitwara mu bintu umugabo bigarangira ibyo bintu byanze sibyo ntango Kimenya ashobora kuba yarabonye uburyo Muyango ari kwitwara iki gihe kabati rero umugabo ntago twagumya kubana ariko ikibazo kirimo ikintu gitangaje imodoka zose ebyiri za Muyango nta nimwe yanditse kuri Muyango tuzizi ko ari za Muyango ariko nta nimwe yanditse kuri Muyango ku bukwe bwa Irene ndetse n'umugore we ni Liliane nabonye ejo bundi watembereyeyo nejo rwose ku munsi wo kwisabato nabonye rwose wari wicayeyo byari bimeze gute wowe uko wayibonye vuze ntari mari ariko kintu mbanje kubabwira aba content creator bo mu Rwanda barakennye pe mugire mukosore imyumvi umuntu nkuri ariko bigaragara ko ari n'umwana Bogari pe Bogari nukuri ko Imana nje ndidekaraye ntago uri mu ba content creator nakirukira mu Rwanda sibyo kabishye ukora n'ibintu ngiye ntakunda muri rusange ukora ibintu ntakunda nkurikirana sport bivuze ngo n'ahantu twahurira cyane ariko umuntu ukajya mu bukwe ireba kuntu yarameze mwana nyirewe burano ubu content umugani wa Danizo ngo hakujundika amazi bone amajundika amafanta ubona abinovia bafunga nago karakabona gakunze murakoze ndabasuhuje aka kanya rero tugeze muri wa mwanya mukunda tukaba turi muri wa mwanya abantu mwenshi muba mutegereje tukaba turi bugaragarire ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyane cyane kuri runo rubuga rwacu rwa Joshua TV show hano rero dukunda kuganira ku makuru yagiye acicikana cyane cyane mu myidagaduro ndetse no mu mikino byo bakunze kwita sport rero hano mfite umuhungu wanjye azanye ibintu byinshi cyane uyu muhungu rero turagira ngo abanza natwibwire ni muntu kibitebye ngo ngiye tugiye kuganira kuri TV show Joshua TV show muri rusange nitwa NY David ariko ushaka wanyita Minema ya Sport kabisa ndo umuntu ukumira ibintu byose byibiza mbandi hafi kugira ngo nkumira hatagira ikintu kiza ku bakibangamira abantu muri rusange bone we tugiye kubana nitwa NY David cyangwa se wanyita Minema ya Sport muri rusange yes bamwita David reka aya makuru noneho tuyakingurire ahangaha abanyeshuri ndagira ngo mbanze mbabwira ati mubanze muze mbafitiye amakuru ashyushye ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri bita NESA ariko ubundi David wandamburira NESA Nesa hoya mbwira kubera ibintu biba byaradutwaye bya sport ari igihe umuntu agotwara rwose Nesa ubu yananirara gerageza nuvuga ngo Nesa muraza kumbwira Nesa ndumva nge national examination Nesa
S se ni ikinana S national examination. Mu kinyarwanda bivuze ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri. National examination. Yes wa. Yes ni iki? S nkawe wambwira nka Joshua. Wambwira nkumva ndumva S School authority. National examination. School inspection. Authority. Cyatangaje yuko rero amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza ndetse n'ay'iciciro rusange cyayisumbuye mu mwaka wa 2025 2026 azashyirwa ahagaragara tariki ya 20 Kanama 2026 guhera saa 8 z'amanywa. Ubwo Kanama ari abantu batababizi ni Kanama ubwo ni mu kwa 8 muri uku kwa 8 turimo amanota azasoka bakenda bakwita nzeri. Nzeri ubwo Kinyarwanda bw'abantu batabazi no mu Kinyarwanda ubwo bakenda nzeri kwa 8 Kanama ubwo mu kwa 18 ubwo bazatangaza amanota 20 nibwo bazatangaza amanota. Rero bari umuntu bacu barumva nyine tugomba ubwo ni P6 na S3 mu wa gatatu bagiye kujya mu wa kane n'abo mu wa gatandatu bagiye kujya mu wa mbere segondere nyine bagiye kwitwa bakuru. Naho tubifurije kuzatsinda neza kabisa abana b'u Rwanda. Urumva ntago twabifuriza ibibi. Ubwo nabo nyine urumva ubwo nesa tuzamenya batsinze ngo batsinze ku cye kigero wenda ubwo nawe ubyo kigiye tuzagira igihe cyo kubiganaho nkawe Joshua uzabidukurikiranira bundi uze witereke nawe utubwire ukuntu waba ubona ibyo bintu sibyo. Urumva nta kibazo kirimo aho ngaho kabisa. David rero amakuru yacu reka tuyakingurira aha ngaha. Ari amakuru twamenye ngo ya Ferwafa APRFC nibiki nyine we tubwira ibyo waduteguriye kuri no nkuru yacu twumve. Ukuvuga ngo munyihanganire mbanze nisegure ku bantu bagiye kumva iki kiganiro cyacu akakanya ataza kugira ngo hari uruhande rumwe umuntu abogameho cyangwa urundi, ahubwo tugiye kubaha amakuru yuko ibintu tubibona kandi tubyumva. Ubwo ibitekerezo byacu abantu biri buze kugeraho bibaze kubyumva nabi, buri wese afite igitekerezo cye. Nawe igitekerezo cyawe wacyandika muri comment kugira ngo tuze kubana neza. Ndagira ngo rero Joshua banze nkubwire turagenda tuganira nawe unyunganira. Nuko ngo Ferwafa harimo ibibazo bibiri, Ferwafa n'ikipe ya APR sibyo. Ikipe ya APR no kuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze, ikipe ya APR yamaje kwandika ibaruwa hashize igihe yarayanditse ivuga yuko itazakina cyitwa Super Coupe kubera yagiye muri foruma nshyashya y'amakipe ane sibyo. Nicyo kintu gishobora kuba cyarabayeho ntazi ngo wenda byagenze bite, ariko ikipe ya APR nyine yamaje kuba yandika ibyo bintu sibyo. Ngira ngo nawe no kudakurikirana amakuru ya siporo cyane ayo makuru ushobora kuba yuyazi cyane. Rero uko nagiye mbyumva nuko bundi ikipe ya APR harimo ikibazo na Ferwafa. Betanatangiriye umunyamakuru Ephraim Mukayiranga niyo wigeze kubaza perezida wa Ferwafa ubwo bari bagiye gutangiza Sekafa Kagame Cup yabereye mu Rwanda. Aramubaza ati se ko turi kumva amakuru yuko ikipe ya APR na Ferwafa batari kumvikana babivuga iki? Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ari we Shemangoga Fabrice tunamwihanganisha kuko avunze ubu ngubu, avuga yuko we mu by'ukuri ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ntacyo byapfa n'ikipe ikomeye nka APR mu Rwanda. Ariko njyewe mu mboni zanjye nk'uko natangiye mbabwira ngo ndi minema ya siporo, mu mboni zanjye ikipe ya APR n'ikipe na Ferwafa nako muri rusange bafitanye ikibazo nshaka yuko tugarukaho muri ubu buryo bukurikira. Ikipe ya APR nk'uko nari nkomeje mbibabwira nyine, ikipe ya APR yo yamaje kwandikira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa imenyesha yuko itazakina foruma y'amakipe ane muri Super Cup. Ariko icyo ngiye maje kubonamo hano ngaha navuga sibyo. Ubundi ndagira ngo duhere ahantu hato, ntago abantu bakabaye bapfa ku kintu kibahuje. Ikipe ndagira ngo nkubaze sibyo, ikipe ya APR ni ikipe y'iki? Ni ikipe y'ingabo z'igihugu y'iki y'umupira w'amaguru. Ferwafa ni ishyirahamwe ry'iki y'umupira w'amaguru. None se ni gute abantu bashobora kuba bapfa ibintu bibahuza? Ikipe y'umupira w'amaguru ishinzwe gukina imikino. Ariko ikibazo gihari, APR iragaragaza yuko nayo ngo yari yapanze indi mikino igomba gushyira kuzakina, baje bayitunguza iyo mikino yindi ya Super Coupe.
ndagira ngo nkubaze Super Coupe bayitunguje gukina ntago yari imikino y'umupira w'amaguru yari igiye gukina bari bayijyanye muri basket kandi ikina umupira w'amaguru kuki icyambere cyo Ferwafa APR tumaje kumva ko umutoza wabo buri gihe Tarebu ariwe muntu wa mbere urekarama ibintu bijyanye no kuvuga ngo ngo nta mikino ihagije abona ngo yo kwitegura none bamuhaye imikino arayanze njyewe ikintu hano mbasha kubona amahane yo nzira nka Minema nkumira ibyo ibiza byose kugira ngo hataza kugira ikintu kibaho kibi sibyo ahantu ikintu cyambere mbonamo Ferwafa risanzwe ifitanye ibibazo na APR byahereye ku gikombe cyahawe Al Hilal tashinze bavuga ngo ko Al Hilal tari guhabwa igihembo cyangwa se Jean Claude Girumugisha ahabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza wataratagihawe niyo mpamvu byahereye muri sejishize bavuga yuko ikipe ya APR itumvikana na Ferwafa nicyo kintu mbona ko hajemo kamunyumvishirize kuko simpamya yuko ikipe ya APR ariyo batunguye yonyine kandi Ferwafa ngiye ku ruhande rumwe ndanayumva uko ngo Ferwafa ukuntu yiregura ibwira APR ababwira ngo twe dushinzwe gutegura amarushanwa mukaza mukitabira nicyo kintu mushinzwe mwebwe mushinze kwitabira amarushanwa twateguye bivuze ngo rero ntago twari kubamenyesha nkuko andi makipe yabyeme tutayamenyesheje sibyo noneho Ferwafa birangira bibaye ngombwa ko ijya mu biganiro n'ikipe ya APR ngo barebe ku buryo bayigaruramo ngo cyangwa se ngo Super Coupe bayijyane mu kwezi kwa mbere ahantu rero ngira ngo tuze kujyana neza tumaze iminsi tubona ukuntu ikipe ya Rayon Sport iri kwitwara twaye Sekafa Kagame Cup sibyo ndagira ngo umbwire wowe urabibona ute ntago uri kubona ko ikipe ya APR ahubwo ishobora kuba yaratinye kuzagera muri Super Coupe igatsindwa kuko yanavuye muri Sekafa Kagame Cup nabi njye simbiza ariko ushobora gusanga ari tekinike y'umutoza urebye no kuvuga ngo umuntu bitarugangira gisera niwe uvuga ngaha ngo nukuvuga ngo aravuga ngo impamvu yo kugira ubwoba kwa APR ngo nyecobora kuyumva uruhande rumwe ngira reba ngo ukuntu ngiye murera yiteguye ngo ikabona ngo ntibisanzwe sibyo ukabona ngo ni ibintu bidasanzwe noneho ndagira ngo wowe umaje kumbwira yuko ngo wenda bishobora kuba ari spectacle zindi zigeze bishobora ariko njyewe icyambere cy'ikintu mbonamo cya Tarebu ari gutinya imikino isa niyikomeye akikina nizi za Sunrise akikina nizi za Magaju ari gukina n'amakipe atari ku rwego kandi nabwo natsinde nabwo nicyo kibazo rero igitego bigaragara nibwo none aho niho ikibazo gikomere Tarebu ari kureba akavuga ati kimurera imeze uku ngiye muri Super Coupe kankubiti kandi asa nese niyihe mpamvu APR iri kuvuga ngo Super Coupe igiye mu kwezi kwa mbere twakemera gukina APR niyihe mpamvu iri kuvuga kuki iri kureba reye forum irimo ikareba andi makipe forum irimo ati ngiye nkahura n'iyi Kiyovu Kando bamakano byagenda bite ikavuga ati kambe nitonze nitegure nibiba ngombwa mu kwezi kwa mbere nshiremo izindi ntwaro zizaza kumfasha n'umutoza nzabe namuhinduye noneho bimfashe gutsinda amakipe tuzaba duhura kuko siniyumvisha uburyo ikipe ya APR ari bwitangiye kumva yuko Super Coupe igiye mu kwezi kwa mbere yabasha gutsinda ahantu ntari kubyumvira iri kuvuga ngo amakipe ane turayemera ariko Super Coupe ihinduke aho hantu rero niho hari kuziramo ikibazo gikomeye cyane kubera iki iri kuvuga ngo nijya mu kwezi kwa mbere ngo amakipe ane turayarekeramo iri kuvuga ngo tuzaba twiteguye guhangana n'ayo makipe kuko yabonye ukuntu Reyo yitwaye muri Sekafa iravuga ati Reyo inobye makana ikantwara Super Coupe yaranatwaye Sekafa Kagame Cup nago nabakira uyu mwaka baba bandi hejuru cyane nicyo kintu mbona yuko gishobora kuba cyarabiteye iki ubwo ku ruhande rwawe wori kumva APR irimo irahunga Reyo yego ariko njyewe nk'inama natanga Minema ya Sport muri rusange ikipe ya APR ni ikipe y'umupira w'amaguru Ferwafa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru baje hariya kimwe gikora inshingano zacyo mu buryo bwacu sibyo no kuvuga ngo sinumva ibi abantu bundi ntago bakabaye bapfa ibintu bahuriyeho sibyo nago bakabaye bapfa ibyo bintu no kuvuga ngo APR nimba ari ikipe y'umupira w'amaguru Ferwafa ikaba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru no kuvuga ngo nimba Ferwafa yarateguye irushanwa APR nibijemira kimwe birangire tumenye ngo ikipe gahunda bapanze yo gukina imikino ya gicuti yindi imikino ya gicuti ahantu nkubwira yuko bishobora kuba yinasakirego ishobora kuba iyo mikino ya gicuti nani ihari kuko none ikintu kiri kuziramo rero biri kuzamo kugoranira kumvishanya kagufu nare iri kuvuga ngo mu gihe
bari bavuze yuko Super Coupe ijya mu kwa mbere rero nayo ntabwo izaza gukina Super Coupe iri kuvuga ngo biraba bimaje kugaragara yuko nge kipe bari kubahiriza ibyifuzo nyine by'abanyamuryango batari gukora inshingano zabo. Reyo yaririmo iravuga ngo uko kose byagenda nta gihindutse ntago turi bukina Super Cup mu gibiri bigiye mu kwezi kwa mbere kuko njye nakurikiranye ikiganiro perezida wa Rayon Sport Murenza Budara yari arimo agirana na Radio Rwanda avuga yuko ngo bundi ngo ukwezi kw'abashampion nk'uko bakwise ngo bari gutegura ngo ibintu bijyanye no kuzavu na Super Coupe iri muri rusange kandi bari kubishyira muri uku kwezi bivuze ngo nabo bari nta gihindutse Super Coupe nijya mu kwezi kwa mbere na Reyo iravuga ngo nimba mwumvisha APR mukemera yuko ijya mu kwezi kwa mbere natwe ntabwo tuza gukina Super Coupe. Dusoza ingingo ubwo kuri no tariki bimeze bite APR cyanangiye umutima icyitwa Ferwafa kirimo ibintu byinshi utamenya nuko ngo Ferwafa muri akaba yaratangaje umwanzuro nkuko umwanzuro akenshi nkuko nagiye mbyumva nkuko nagiye mbibona umwanzuro bundi wo wari wafashwe n'akanama gashinzwe competition waravuze ngo APR nta burenganzira ifite bwo kwikura mu irushanwa nimba yikuyemo turayisimbuza ikipe ya Mukura yabaye gatanu muri champion. Ariko Ministri wa Sport Neri Mukazayire ahamagara Ferwafa arababwira ngo muganire na APR mukiri muri ibibazo mufite ikine. APR ikababwira ngo none nimba mushaka ko dukina mureke dukina mu kwezi kwa mbere. Inama nabagira rero Ferwafa irisubira ku cyemezo yari yafashe na fixtures zapanze iraba ikoze ibara ridasanzwe niko navuga nayirebe mu mboni zayo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ndumva rero ngewe nka Minema ya Sport ndo ari ibyo naba mbabwiye kugira ngo umbwire ngo tugiye noneho kuringingo sibyo reka nkwereke wowe ukureba mu myubakire y'aya makipe karabiri shyira ku munzani mbwira niye kipe ubona amakipe uri kumbaza ayazahagarira u Rwanda Reyo na APR ambo wango Reyo na APR ukuntu mbibona ikipe ya bwa mbere na mbere mbanze mvuge yuko yadutunguye uburyo yitwaye. Ikipe ya Reyo mbanze mvuge yaradutunguye pe kuzigatwara Sekafa ifite abakinnyi 18 bashya bo n'ibintu bidasanzwe. Ikipe nshyashya kugira ngo izabimenyerane biba bigoye nuko rero Reyo ifite umutoza mwiza cyo n'icyambere hari ingingo yarankomvetse ariko akagira n'abakinnyi bamwe na bamwe bafite experience byabashoboje kuba bagera kuri ibi bintu twagiye tubona. Ariko ndagira ngo ikipe ya APR ifite abakinnyi beza buriya ni muyikerenze kuko nimba ikipe ya APR igenda ikazanura kapiteni wa Stade Marie sibyo ntago ari umukinnyi wakinnye amatsinda ya Champions League buriya CAF Champions League ntago ari umukinnyi mubi ari kapiteni none w'iyo kipe bivuze ngo ahubwo ikibazo APR rero mbambonamo ngewe ari nacyo ahantu bakwiye kureba ikibazo nta muntu nunze urutoki ariko bakwiye kurebera ikibazo ahantu kigira kiti APR yabanje ikora ikosa ryo kugura umuntu bita Maduzone bundi akina gatandatu yakinaga gatandatu muri Tupisa Mazembe yo muri Kongo arangije bamugura nk'umuntu uje kubafasha muri defense umuntu bita Gibukasuyi watozaga ikipe ya Al Hilal yo muri Sudan arangije areba imikino ya APR arangije arababaza ngo yabajije abanyamakuru bari muri stade arababaza ngo ko APR turi kubona iri gukinisha umuntu bita Maduzone muri defense kandi ubusanzwe ngewe noza ikipe ya FC Rupapo yo muri Kongo twarahuraga kina kuri gatandatu. Ibyo birabanza biba ikibazo kimwe cyuko ikipe ya APR igura ikintu bitse profile bijyanye n'amabwire nta muntu yakurikiranye abo bakina. Tuva kuri Maduzone uwo mukapiteni nakubwiraga wo muri Stade Marie yaje bavuga ko ari nimero 10 ariko mu busanzwe tuje dusanga akina hamwe n'umuntu wita Dauda Yusufu dusanga bose bakina 8 bivuze ko bamuguze bazi yuko ari umukinnyi uzakina hehe kuri nimero 10 basanga baguze nimero 8 baravuga ngo kuba yaratanze imipira myinshi akatsina n'ibitego bibeshe yuko ari nimero 10 kandi nimero 10 wa Stade Marie yagiye muri Elimelek nimero 10 wakinaga muri Stade Marie yo muri Mali yagiye muri Elimelek ubu ngubu ni hari gukina bivuze ko rero babanze bakosore uburyo bwa scouting team yabwo ibanze kosoke kugira ngo babashe kujya ba scouting abantu bazi neza ko sinumva yuko bamaze iminsi bibeshya kubakina. Djibril Watara natumugarukeho Djibril Watara bamuguze nk'umukinnyi ukina kuri attack nimero 9 umwataka mwiza ariko Djibril Watara muri kimwe cya kabiri
amaze sezimwe na kimwe cya kabiri. Imikino yakinnye kuri atake ni imikino itageze no kuri 5 mu mikino 45 yakinnye. Bivuze iki rero? Djibril Watara bamuguze nk'umukino ukina kuri atake birangira yisanze ku ruhande. Birangira bagiye mu mpamvu zo kuzana William Meritogwe kugira ngo aze ajye kuri atake bitume Djibril Watara abona umwanya ku ruhande kugira ngo nabakibanuka bajye bakina baturutse ku ruhande we na Djibril Watara Meritogwe yatake. Sibyo bivuze ngo harimo kwibeshya kwa scouting team ya APR mu kugura abantu itabanje kureba ngo bakinihe myanya. Ni nacyo kibazo turi kubona kugeza ubu ngubu muri defense ya APR gikomeye cyane cya Maduzone ndimo nkubwira. Ubu ngubu turi kwisanga Yunus twari tuzi ko ugiye kuyoborwa na Maduzone akina hehe bundi ubusanzwe yakinaga kuri nimero 6 none yagiye muri iki mu defense. Ibyo arimo mabwira ariko njye none hari ikintu cyakwibariza abakunzi ba APR tugani bundi umuntu watekereje kuzana Pascal yitwa Tarebu hano ngaha ninde umuntu bita Tarebu nibyo mbabwira bundi ni gute umuntu azana umutoza afite abantu benshi mwaragakase muragapostinga cyane mu bivugaho kenshi aho nandi ndagira ngo mbabaze abatoza bajya imyaka 5 ari babiri bonyine abatoza bajya imyaka 5 ubundi bazatoza gute? Nuza Anta yaravuze ngo ikipe ifite abatoza babiri bajya imyaka 4 muramuseka njewe none ubanza ari ni 6 ahubwo abatoza umwe afite 70 uri afite 70 bajyamye 4 guki 5 bunda abo batoza none wo fitness ngafite 75 ariko Tarebu wamushinja iki? Tarebu ufite ibikombe 3 byose ahubwo aho ngaho niho abantu bashukiye sinzi n'umuntu wari wemera amasezerano Tarebu wagendeye kuki nese ubu Tarebu uri gutsindwa na Sunrise ahangaha Nyagatare kuri Gorogota igitego kimwe yabanjemo ikipe ya kabiri ikavamo akajyamo ikipe ya mbere kananirwa kwishyura igitego kimwe cyatsinzwe na Sunrise izajya muri Kongo igiye gukina na Zegre di Kongo maze ikureyo Zegre di Kongo twabonye iri gutsindira Young Africans muri Tanzania kuri wa Mwananchi Day byini nago umuntu wazanye Tarebu wa mbere bundi bakabawuse bafunga bagafunga nta muntu n'umutsiga David abantu bariba mana umuntu wazanye Tarebu muri APR none bakamwongera n'amasezerano n'ukuri kw'Imana. Noneho gato mu mboni yawe wowe Dego mbwira abakinyi 3 beza muri APR ubona batibeshyeho kugura rwose 3. Rega APR ntabwo ifite abakinyi babe nicyo nakubwira. Abo ubona beza nabahe? APR ikintu cya mbere yibeshyeho bundi umuntu wagira inama APR yo kurega Claude niyo mugabo akagenda bakanareka n'umuntu bitaruboneka akagenda byagenze bite. Ndagira ngo nkubwire abakinyi ba mbere ndi kukubwiraho nabangaba sibyo umukinyi bita buriya uko nabonye Amani Michel utaraza neza Maduzone niba mujyana kuri gatandatu agasimbura se kigana nagazaba ari mubi. Ubwo Maduzone ni uwa mbere ubona umeze neza batibeshye nta kibazo twaye ariko Siruwane mube mumbabariye buryo umuzamu watsinzwe 5 we nta kintu cyo kumuvugaho cyane bafite ahubwo Maduzone nta kibazo gihari. Undi muntu navuga uriya mu mediateur bakuye muri Stade Marie sibyo mu mediateur bakuye muri Stade Marie nawe nta kintu cyandanje urabona yuko ari ibintu nyine navuga ngo nawe ni byiza aratanga assist aratsinda buriya nta kintu nawe umuntu utanga assist akanatsinda buriya nta kintu kumuvugaho cyane. Tujye no kuri Amani Michel nawe ari mu barutayiza baguze ariko buriya nge kintu maje kubona nimba guza umuwinga ukeneye yihe myaka jewe sinshaka kuvuga ngo reyo ngo yenda ngo yakoze ibintu neza na tutaza kuyishimikira ati by'imyaka itaragira cyane ariko uko biri reyo yagiye igura profile zitandukanye ariko umuntu bitaba ni Amani Michel ajya gukina nga Watara sindi nimba mutabibona Amani Michel babuguze ngo n'ubundi ngo yabaye top scorer kandi ari umuwinga ahubwo ngiye nari ku prefera yuko Amani Michel yaza kuba yaratanze assist nyinshi ziturutse kuri cross yatangaga aribwo bari kumugura bakajya simburana n'umuntu bitaka imukibanuka kuko nimba Amani Michel ngo baramushimye ngo ubu top hasi top scorer ngo nawe yaratsinze ibitego byinshi ukiyongera kuri Watara usanzwe utsinda ibitego byinshi bivuze ngo nta yindi kariti izazamo y'umuntu utandukanye n'undi tuzasanga ari abantu bamwe buri gihe bahora bigarukaho nicyo navuga ubwo dusoza APR wowe urabona ikibazo ahantu kiri ikibazo kiri ku mutoza bonde abakinyi boni neza Pascal y'umutoza mu mutoza none urabona ari nkande bazane abantu mu cyaro barabizi reba Rozwari hari umufuniko igira umufuniko Rozwari igira kwa kuntu umena amazi akagira
baya ngo Tarebu nawe nuko bimeze. Tarebu bamushinje sinzi ibintu by'amaprofile hano bikura ibintu by'amarozwara amazi nyine hari imyenge acamo ntago Tarebu yuzuye. Tarebu akeneye abantu bamufasha bunini gutugira abajyanama mu ngana mu myaka. Tarebu basi akagiza abana bafitemo ibintu mu bushake bakamujya bamugira inama wakanimaje y'ukuntu bakoresha ikipe nuko nakubwira. Ubwo ndumva rero reka ngiye tujya kuri Reyo gatonya sibyo. Reyo nayo amasegonda ndagira ngo biba amasegonda make cyane. Reyo Sport ikintu nayivugaho cyo buriya ikipe yatsinze kugira ikintu cyadangiye ivuga Joshua nabankubeshye ariko uko biri ntago abakinnyi bari ku rwego rwa danje ahubwo umutoza bafite uburyo abasha gukoraje njewe abakinnyi wamajije batatu ariko Reyo ifite abakinnyi beza pe. Ni nabwo bwa mbere mbonye Reyo igize flop nyeya muri season ubanza bye yaminzani giba mitarabaye mu mwaka. Reyo ifite umuzamu Dande Junior uzareba ukuntu yoreyanta abakinnyi be komande ni byiza cyane kuko Dande Junior ukimupasa umupira cyangwa kiwufata uhita ubona bwesha Prawo cyangwa se Nshuti Didier ngo bajye ku manda bapase kugira ngo kuko iyo utangirije umupira hagati ubuhaye cyo kuko ushobora gupasa jingare bakahita bamupapura direct igitego watukije ariko iyo aboriyanse ku ruhande biba ari ibintu byoroshye cyane. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nicyo naba mvuzeho ndagira ngo rero tukiri mu Rwanda ho gakeya twabonye amakuru yuko niyo mugabo Claude na Ruboneka bagiye kugaruka muri Reyo bagaragaza yuko byanze ngo itazigera ngo imugarura noneho ngo bahitamo kuba basubira Ishyorongi hariya muri APR. none APR nayo bagezeyo irababwira ati noneho natwe nitukibakeneye ntabwo tubashaka uba maginga ahangaha ntago barabona ikipe. Ibyo bintu uri kubibona gute? Rero ngiye kuntu nabivuga umuntu ugira inama abakinnyi bo mu Rwanda n'uwuhe ngiye nyoberwa n'umuntu ugira inama abakinnyi bo mu Rwanda hanabikuse abakinnyi bo mu Rwanda sinzi umuntu bagira inama niyo mugabo Claude n'umuntu bitaruboneka cyambere cyo ngo ko mbyumva ngo nago ngo bajya ngo muri APR mitekereze iri hasi cyane ngo nago nava ngo muri APR ngo nje muri ngo nabangambaniye ngo abayobozi ba APR mitekereze numvishe iri hasi cyane ariko nta kintu kiri nabivugaho. Ubwo APR nifuza kubagarura izabagarura ubwo muri Reyo twumaje kumva ko batajyayo ariko Ruboneka yaba ari umukinnyi mwiza muri Mediane kuko ni umukinnyi ugira ishyaka nk'inyambo Dera Kibale muri Mediane ya Reyo byaba ari ibintu bimeze neza ariko abafana ba Reyo bo ntibabikunda ngo bashobora kuba babona ko hari baba batumwe nk'uko ba Bugingo Hakimu bagiye bagambanira Reyo basinye ubwo nyine nuko ibyo reka tubive ahubwo tujya kunginga reka dusoza reka tubanze tunyarukire mu myidagaduro tubanze tuganireho gakeya ariko gusa ndagira ngo mbashishikarize gukora subscribe kuri Joshua TV show. Muracyari kumwe na Joshua na David hano rero twabonye ejo bundi umukinyi wahoze ari umukinyi Kimenyi Yves na Muyango ngo barimo baratandukana bimeze gute? Nuko ngo nkamwe abantu ba muri showbiz wenda rimwe mushobora kundushaho ibintu bigiye bifite akagufu muri ibyo bintu ariko ngiye ukuntu mbyumva Muyango buriya hari igihe umuntu aba yarashakanye n'umuntu ataragira ubwamamare nk'ubwo afite ubu yabona ukuntu ari kwitwara mu bintu umugabo bigarangira ibyo bintu byanze sibyo ntango Kimenyi ashobora kuba yarabonye uburyo Muyango ari kwitwara iki gihe kabati rero umugabo ntago twagumya kubana ariko ikibazo kirimo ikintu gitangaje imodoka zose ebyiri za Muyango nta nimwe yanditse kuri Muyango tuzizi ko ari za Muyango ariko nta nimwe yanditse kuri Muyango mu gihe bari kuburana ibyo bintu nabyo birakabije pe ayo ni nyamanyanga ubwo nje se reka twakubitinda reka tubireke none ahubwo reka dukingira ahangaha ku bukwe bwa Irene ndetse n'umugore we ni Liliane. Nabonye ejo bundi wari watembereyeyo n'ejo rwose ku isabato nabonye rwose wari wicayeyo byari bimeze gute wowe uko wabibonye? Vuze ntari mari ariko kintu mbanje kubabwira aba content creator bo mu Rwanda barakennye pe mugire mukosore imyumvi
umuntu nk'uri ariko bigaragara ko ari n'umwana Bogari pe Bogari nukuri ko Imana njye ndidekaraye ntabwo uri mu ba content creator nakirukira mu Rwanda sibyo kabishwe ukora n'ibintu ngiye ntakunda muri rusange ukora ibintu ntakunda nkurikirana siporo bivuze ngo nta n'ahantu twahurira cyane ariko umuntu ukajya mu bukwe ireba kuntu yari ameze mwana bura n'ubu content umugani wa Danizo ngo hakujundika amazi ubona ba amajundika amafanta ubona abinovia bafunguye ntago karakabona gakunze byagaragaye nabe mu bukwe ariko muri rusange igihari nuko bakoze ubukwe bwiza byagenze neza bwari ubukwe bwiza ariko abakontenti bo mu Rwanda mwisubireho muri gutuma abandi beza bakora neza babasiga biseberamo bose bakagirwa mu gatebo kamwe Bogari wakoze amafuti wagaragaje ububwa cyane hari ahantu David ubwo reka tubashimira abantu bagenda bakore subscribe David reka ngushimire wakoze cyane ndetse n'abatwumvishe nabo bakoze yego rwose